vumbura mu karere ka Rutsiro umusore arakekwaho gufata ku ngufu umwana w'imyaka 12 abanje kumusindisha. Mu karere ka Rutsiro haravugwa inkuru y'umusore usanzwe acukura amabuye y'agaciro watawe muri yombi akekwaho gusambanya umwana w'imyaka 12 y'amavuko. Ibi byabaye ku cyumweru tariki ya mbere Kamena 2025 mu murenge wa Rusebe akagari ka Ruronde aho mu mudugudu wa Nyamibombwa, ariko atabwa muri yombi ku itariki 2 Kamena 2025. Bivugwa ko uriya musore yasanze uwo mwana mu ishyamba aho yaragiye gutashya inkwi zo gucana, akabanza kumusindisha ikigage kikamusinziriza ubundi akabona kumufata ku ngo. Murakaza neza mu isi yacu y'ibyegeranyo, aho nta handi ni kuri channel yacu Vumbura TV, aho muzajya musanga amakuru atandukanye ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye. Ngewe uvuga ndi Imana ishimwe Vincent Vumbura. Niba ugeze kuri iyi channel ubwa mbere, wibuke gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV kugira ngo ujye urushaho kubona ibindi biganiro bitandukanye tunyuza kuri channel yacu. Umuyobozi yaboneyeho kwibutsa ababyeyi kuba hafi y'abana, cyane cyane ab'abakobwa, babigisha kwirinda ibishuko. Kugeza ubu ukekwaho iki cyaha afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rusebe. Andi makuru tuyakomereze kuri Beneri yashyizeho ibihano bikakaye ku bantu bishyuza mu madorari. Banki nkuru y'u Rwanda Beneri yatangaje amabwiriza mashya y'imikoreshereze y'amadevize mu gihugu, arimo ibihano biremerera ariko akanemerera bishyuza cyangwa bishyura ibyatumijwe hanze cyangwa byoherejwe kubikora mu madevize. Amabwiriza ya Beneri ategeka ko kwishyura ibicuruzwa na serivisi mu madevize birabujijwe kandi bihanwa n'amategeko, keretse bikozwe nk'uko biteganyijwe muri aya mabwiriza rusange. Gusa hari inzu z'ubucuruzi nyinshi mu mujyi wa Kigali zikodeshwa mu madorari ya Amerika, bivuga ko inguzanyo bafashe zari mu madorari. Amabwiriza mashya yashyizwe hanze ku itariki 30 Gicurasi 2025 yongewemo ingingo ya 20 ivuga ko kwishyuza cyangwa kwishyura mu madevize ibicuruzwa cyangwa serivisi byatanzwe cyangwa byatumijwe hanze y'igihugu biremewe. Ingingo ya 34 y'amabwiriza ya Beneri igaragaza ko umuntu ushyiraho igiciro mu madevize iyo ari ku nshuro ya mbere ahanishwa izahabu ya miliyoni 5, byaba ku nshuro ya kabiri agahanishwa miliyoni 10. Iyo umuntu akoze ibikorwa by'ubucuruzi mu madevize ahanishwa kwishyura 50% byakoreshejwe muri icyo gikorwa, byaba ku nshuro ya mbere, cyangwa kwishyura 100% byakoreshejwe muri icyo gikorwa ku nshuro ya kabiri kuzamura. Bisobanurwa ko ibihano byishyurwa mu mafaranga y'u Rwanda hakoreshejwe ikigereranyo cy'ivunjisha ryo ku munsi igihano cyafatiweho. Iyi ngingo isobanurwa ko umuntu wese ukoze icyamunara cy'amadevize cyangwa undi wese wabigizemo uruhare aba akoze ikosa. Banki nkuru imuhanisha igihano cy'amafaranga angana na 50% byakoreshejwe mu cyamunara. Icyamunara cy'amadevize n'ipiganwa mu igurishwa n'igura ry'amadevize rikozwe mu buryo butaziguye cyangwa buziguye, rikozwe n'uwari we wese agamije kugurisha ku gipimo cy'ivunjisha cyo hejuru cyangwa kugura ku gipimo cy'ivunjisha cyo hasi. Umuntu utishyura amafaranga y'igihano kuri konti yahawe na banki nkuru mu minsi 15 uhereye ku munsi yamenyekanishijweho igihano, ashyikirizwa ibiro by'amakuru ku myenda kandi agahanishwa 1% ry'amafaranga y'igihano buri munsi w'ubukererwe kugeza igihe yishyuye amafaranga yose. Ingingo ya 37 iha buri wese inshingano zo kumenyesha banki nkuru amakuru azi cyangwa yamenyeshejwe yerekeye ibikorwa byo kuvunjisha amadevize mu buryo butemewe. Muri Mutarama 2025 Perezida Kagame yasabye ko abishyuza mu madorari bajya bishyuzwa imisoro mu madevize. Perezida Kagame yagize ati ni bibi no mu buryo bubi, kuko uwo wishyurwa mu madorari cyangwa amayero mu misoro ntabwo yishyurwa amadorari, yishyurwa mu mafaranga y'u Rwanda. Rero ntabwo ari byo. Uwo muntu ushyiraho kwishyurwa ubukode mu madorari nawe aba akwiriye kwishyura mu madorari mu buryo bw'imisoro bishyura, ariko ibyo byose bikwiye kuba bifite uburyo bikurikiranweho. Ibyo ni nko kwica amategeko, abisha amategeko bakabihanirwa. Andi makuru kandi tuyimurire kuri Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo yatanze ikiruhuko kuwa Gatanu tariki 6 Kamena 2025. Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo yatangaje ko kuwa Gatanu tariki 6 Kamena ari umunsi w'ikiruhuko mu rwego rwo kwizihiza umunsi mukuru w'irayidi. Mu itangazo Minisiteri yasohoye kuri wa 3 Kamena 2025 yagize iti: Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo ishingiye ku iteka rya Perezida nomero 062/01 ryo ku itariki 19 z'ukwa 10 2022 rigena iminsi y'ikiruhuko rusange, iramenyesha abakozi n'abakoresha bo mu nzego za Leta n'abikorera kuwa Gatanu tariki 6 Kamena 2025 ari umunsi w'ikiruhuko mu rwego rwo kwizihiza umunsi mukuru w'irayidi. Irayidi ni umunsi mukuru w'igitambo wizihizwa hazirikanwa igihe Aburahamu yari agiye gutamba umwana we Isimayeliho igitambo, ariko Imana ikamuha intama mu cyimbo cy'uwo mwana. Irayidi ni umunsi wizihizwa mu kwezi kwa 12 ndetse ukaba n'uwa nyuma ku ngengabe y'idini ya Isilamu. Niwo munsi utangirwaho umutambagiro mutagatifu uzwi nka Haji ubera muri Arabia Saudite i Mecca, ukamara iminsi 5. Niwo munsi mukuru uza ku mwanya wa kabiri mu wizihizwa mu idini ya Isilamu nyuma ya Eid Iftar.
uyu munsi ubanzirizwa n'isengesho rikurikirwa n'igikorwa cyo kubaga amatungo atangwamo ibitambo hagamijwe gushyira mu bikorwa inkingi yo gutamba imwe mu zigize ukwemera kw'idini ya isilamu. Mu bikorwa biranga abayisilamu ku munsi w'igitambo harimo n'iby'urukundo nko gufasha abatishoboye. Isengesho ryo kuri uwo munsi rigomba gukorwa kare mu gitondo izuba rikirasa kandi rigahuriza hamwe abantu benshi. Kuri uyu munsi aba ari ikiruhuko abayisilamu bashishikarizwa kurangwa n'ibikorwa by'urukundo, bagafasha abakene kandi bagahurira hamwe mu isengesho. Nyuma y'isengesho imiryango n'inshuti barahura bakifurizanya ibyiza, bagasurana, bagakemura amakimbirane yaba ari hagati yabo, nyuma bagasangira. Amafunguro atekwa barimo intama, inka n'ihene, ku buryo n'abakene bahabwa kuri ayo mafunguro bakajya kurya mu ngo zabo. Uyu munsi utangirwa n'isengesho mu ngo, bigakurikirwa no gutangira kubaga inyamaswa ziza kuribwa nk'igitambo, zigasaranganywa n'inshuti n'abavandimwe uhereye ku bakene, nyuma akaba ari iby'ibikorwa byo guteka bitangira. Nta muyisilamu wemerewe kugira ikintu arya atarava gusenga. Amatungo abagwa kuri uyu munsi nakuze gusa, aho amategeko y'idini ya isilamu agena ko nk'ihene igomba kuba ifite umwana, intama ikaba ifite amezi 6, mu gihe inka igomba kuba ifite imyaka 2. Mu bihugu bibamo ingamiya igomba kuba ifite imyaka 5. Amakuru yacu reka tuyahinire aha, mwari kumwe nanjye Imana ishimwe Vincent. Niba ugeze kuri iyi channel ari ubwa mbere, ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri channel yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share, kugira ngo ujye urushaho kunogerwa n'ibiganiro bitandukanye tunyuza kuri uyu muyoboro wacu ndetse wanyu wa YouTube.